nitwa Gami the psychologist. Umunsi kurebera hamwe amakosa 7 abantu bakunze gukora agatuma badasinzira neza. Ubundi gusinzira ni kimwe bibazo nzi yuko bikunze kugora abantu benshi. Hari ama stress, hari ibibazo abantu benshi baba bafite, hari uburwayi, hari ibintu byinshi bitandukanye, hari environment ushobora kutuye ahantu haba urusaku cyangwa se hari ubushyuhe bwinshi cyane kuri gusinzira bigorana. Ariko iyo hari ibintu udakoze neza, gusinzira biragorana ko byayimera kose. Ubundi buze kubwira amakosa 7 abantu bakunze gukora ku buryo nuyirinda nibura urabagabanyije ibintu ushobora kuba byatuma udasinzira. Abantu benshi iyo twirinze amakosa nk'aya ngaya, ibindi byose birakemuka, turasinzira ntagire ikibazo, cyangwa se uburyo dusinzira bigahita bisubira ku murongo. Naye makosa 7 tugiye kuvuga ku buryo wayirinda bigatuma basha gusinzira neza. Ikintu cya mbere ni ikintu abantu benshi bakunze gukora. Iyo amaze nk'iminota 30 atarasinzira, amaze nk'isaha atarasinzira, ni ikintu kijyanye no guforsa cyangwa se gushiramo imbaraga mu misinzirire yawe. Ushobora no kuvuga ngo ni nko gufata ku ngufi bitotsi. Ubundi guforsa umubiri wawe ntago ushaka gusinzira, ariko ukumva ubishaka ku rwego rukabije. Buriya iyo ushaka ikintu ku rwego rukabije, nibwo icyo kintu kirushaho kuguhunga. Ni nko kuvuga uzarebe umwana kwa kuntu mubwira uti ngwino hano, cyangwa se we gukora hariya, ugasanga ubwo ntihagize amatsiko yo kuhakora. Niko yimeze. Cyangwa se ukabona umuntu ukavuga uti ngiye kwishiramo kumukunda, ngiye kwiforsa gukunda umuntu. Ntabwo bikunda, ntabwo bikunze kugenda kuriya. Akenshi iyo ushizemo imbaraga ku kintu, cyangwa se ugerageje wenda wenda abantu bamenye ibintu bya dating cyangwa se ibintu bijyanye no guteretana, hari ubwo usanga iyo ukabije gukora ibintu ahubwo aribwo uburi gutuma umuntu ahunga. So na sleep cyangwa se ibitotsi niko bigenda. Uko ushiramo imbaraga mu kugira ngo usinzire, niko buri gukangura umubiri wawe, ahubwo ugakangura ya systeme ishinzwe gukontrola stress. Niyo mpamvu guforsa ibitotsi ari kimwe mu makosa abantu bakunze gukora, abantu wese dukwiye kwirinda. Ubundi uburyo bwiza wakwiye kwirindamo ikintu kijyanye no guforsa ibitotsi cyangwa se no gushaka gusinzira ku rwego rwo hejuru, kumva ubishaka cyane, ni ukwishira mu mutuzo, kumva yuko wasinzira utasinzira byose ntacyo bivuze. Uvuga uti okay, ndaho ngaho n'ubundi ntansanzwe nsinzira, ariko uko biragenda kose cyo nuko ejo umunsi ugomba kuzagenda neza. Ubwo ni uburyo, cyangwa se ni ikintu kijyanye no kwiga kwiturisha ku buryo gusinzira, wasinzira utasinzira uruza kuba wumva yuko ntacyo bitwaye. Iyo ni strategy nkunze kuvuga yuko iri ku rwego rwa advanced, ku buryo wigisha guconvincing mind kudashaka ikintu nubwo uzi neza yuko mu by'ukuri ukeneye gusinzira kugira ukorera interview, ariko nyine nta kundi, kuko nubiforsa n'ubundi ntabwo uri buze gusinzira. Ikiza rero ni ukwiturisha, kuko nibyo biza kongera amahirwe yo gusinzira. So iyo ni mistake ya mbere, iyo ni ikosa rya mbere abantu bakuze gukora. Ikosa rya kabiri naryo ni ikosa ugomba kwirinda, ni ikintu kijyanye no gukora ibintu bikangura umubiri mbere yo kuryama. Hari abantu usanga mbere yo kuryama aribwo bakunda gutongana, ugasanga wenda umuntu yashakanye n'undi mbere yo kuryama bataye gwati hariya wowe bya bintu wakoze ubundi wari uri kugira ngo ntabwo nakubonye, ugasanga barimo baratongana. Ni ikintu gikangura umubiri. Arguments ni ibintu bikangura umubiri. Hari n'ibindi bikorwa bikangura umubiri, ugasanga umuntu yumva ibiziki biri hejuru mbere yo kuryama, ngenda umusani ngomba kumva indirimbo, kumva ibirimbo byose biceka bidunda cyane, bikihutisha umuvuduko w'amaraso, bigakangura umubiri, hanyuma gusinzira gutuza bikaza kugora. Nka kwa kundi umuntu ashobora kuba yagiye mu bitaramo bikarangira nijoro, hanyuma agahita aryama umubiri utaratuza. Ibyo ni ikosa abantu bakunze gukora. Ntari byo byonyine, na siporo, gukora siporo nijoro. Ubundi iyo umuntu akoze siporo cyane cyane ya cardio isaba kwahagira umubiri utuza nka nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3. Usanga umuntu akoze siporo saa 4 araryama saa 5. Urumva ni ikintu gishobora gutuma by'ukuri umuntu adasinzira, cyangwa se yanasinzira ntanasinzire neza. Cyangwa se ugasanga arimo arareba movies ziteye ubwoba, amafilimi, cyangwa se umuntu arareba umupira ni ikintu gikangura umubiri, kubera yuko baba bagiye gutsinda umubiri ukazamuka, baba bagiye kugutsinda umubiri ukazamuka. Ibyo ni ibintu bito bishobora gukangura umubiri ku buryo gusinzira bishobora kugora. N'amakosa nzi abantu benshi ashobora kuba yatugonga. Reka turebe ikosa rya 3 rizo gukurikiraho. Ikosa rya 3 abantu bakunze gukora kugira ngo basinzire, ni ikintu iri ni ikosa rikunze kuba ku bantu bafite ibibazo byo gusinzira mu by'ukuri bamaranye igihe, ku buryo bavuze bati byose byaranze. Ni ikintu kijyanye no gukoresha imiti akaba ariyo kugira ngo ukaba utasinzira utayibonye.
ubundi imiti ni kimwe mu bintu bishobora gufasha mu gihe ushaka gukemura ikibazo mu gihe kigiye gitoya. Hari igihe wenda ushobora kuba umaze iminsi muri stress, hanyuma uburyo usinziramo bikava ku murongo, ukavuga uti byanze kabisa, ukanywa imiti ku buryo usinzira, hanyuma mu gihe bagishaka icyateye ikibazo kugira ngo gikemuke. Hari abantu rero bahita babyitiranya bakagira ngo gufata imiti isinziza ni ikintu uhoraho ukoresha kugira ngo usinzire, timumpe imiti mu yindi. Ibyo ngibyo bihinduka ikibazo kubera yuko iriya miti umubiri ugenda develop ikintu cyitwa tolerance cyangwa se kumenyera ya miti ku buryo itagikora, ku buryo kugira usinzira ukenera myinshi, kandi ntabwo wakoresha myinshi kubera yuko ya miti hari izindi ngaruka bishobora kuba yatera. Ikindi habigiye noneho ubwonko bwiga yuko dusinzira ko twanyweye imiti, ku buryo umuganga ashobora kuguha n'umuti udasinziza, ashobora no kuguha n'umuti ugomba kugukangura kubera yuko ubwonko bwamenyereye ngo iyo unyweye umuti ndasinzira, ugasanga uranasinziye. Ubwo byarabaye ikibazo yuko ubwonko bwavuze yuko dusinzira ko ari imiti. Ntabwo dushaka kwimenyeza gutyo, ntabwo dushaka ubwonko bwacu bumenyera icyo kintu. Ikindi, iyo dukoresheje imiti igihe kiragera twayihagarika, cya kibazo bikaba biragarutse kubera ko ibibazo byateye udasinzira byo biba byahagumye. So ni byiza ko wakoresha imiti ugiye kwa muganga bayiguhaye, ariko ugahita ureba ikintu kirimo kiratera kudasinzira akaba ari cyo ukemura. Ntuvuge yuko uzajya urishinge cyangwa se kwimbata imiti, kwishingira yuko imiti ari izagira aho utumusinzira, birangira bidakoze nk'uko wabyifuzaga. Irindi kosa rya kane abantu bakunze gukora ni ikintu kijyanye no kutagira umurongo wo gusinzira cyangwa se utagira akamenyero kajyanye no gusinzira. Ugasanga umunsi umwe naryamye saa 3, ubundi naryamye saa 8, ubundi naryamye saa 9, ubundi naryamye saa 2, ugasanga ntabwo umuntu azi aryamira. No kubyuka no ugasanga rimwe mbyuka saa 2, ubundi saa 10, ubundi saa 4, ugasanga imisinzirire ye iri disorganized. Ibi ngibi impamvu ari ikintu kitari cyiza ku misinzirire, ubwonko biragorana kuba bwafata schedule, bwafata umurongo bigomba kugenderaho. Kandi turabizi neza yuko kugira ngo nasinzire neza nuko ubwonko buba buri ku murongo. Ndyama iki gihe nkabyuka iki gihe. Abantu bakora ibyo ngibyo akenshi bagira sleep cyangwa se imisinzirire iri ku murongo, kubera yuko buri gihe dusinziye hari ibintu ubwonko buba burimo burakora kugira ngo turuhuke, bukure imyanda mu mubiri, kandi ibyo bintu bigomba kuba mu masaha runaka. Kuvuga ngo iyo umuntu agisinzira mu isaha ya mbere, umubiri uragerageza gutuza. Mu isaha ya kabiri umuntu akarota, kubera yuko ubwonko buba buri gusukura intekerezo n'iki n'amarangamutima twiriye tugira, hanyuma bikagaruka, umubiri ukongera ugatuza, umubiri ukihuta. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biba biraba igihe dusinziye ku buryo bikeneye amasaha runaka. Iyo umuntu asinzira mu buryo buri ku murongo, ubwonko birabworohera gukora aka kazi kabo, kuko bavuga buti turagakora ubu ngubu tukarangiza kiriya gihe, ukamenya uburyo bupanga. Iyo umuntu adafite schedule cyangwa se gahunda yo gusinziriraho, ubwonko biragora kuba bwamenye ati tuzakora iki ryari, ku buryo bishobora kurangira gusinzira bigoranye, kubera ko urasinzira then ibyo wakora ntibikore, bukaba burakangutse, ugasanga n'ubundi kigiye turaba twakangutse, reka tube turetse gusinzira. So urumva yuko haba harimo disorder cyangwa se harimo akavuyo mu buryo usinziramo. Ikindi kintu cya gatanu gituma abantu badasinzira, ndetse abantu benshi tunagikora tunabizi, ni ikintu kijyanye no gukoresha screen cyangwa se amatelefone, amateleviziyo, amalaptops mbere yo kuryama. Buriya runo rumuri ruturuka mu computers, hari ama laptops, urumuri ruturuka mu matelefone, mu mateleviziyo, habamo urumuri rwitwa blue light, bavuga yuko rukangura hormone zigomba gutuma dukanguka. Urugero, niba ubyutse mu gitondo umuntu agafungura irido, izuba, urumuri rw'izuba rukagukubita ku maso, uko waba usinziye kose nyuma y'iminota mikeya uraba ukangutse, niyo yaba atagukozeho. Kubera iki? Urumuri, hari sanse ziba mu maso yacu, iyo urumuri ruje zitazibwira ubwonko ngo turekure imisemburo yo gukanguka. Noneho iyo dukoresha amatelefone, urumuri nabwo ruba rurimo. Hari n'amatara agira urumuri nk'amatara y'umweru cyane, agira urumuri ku buryo no kuyakoresha kuba yacanye imbere yo gusinzira nabyo byongera iyo blue light kuba yakangura umubiri. So ama screens, hari umuntu buri bitotsa akavuga ngo kamera kuri telefone, ibyo ni a mistake cyangwa se nikosa abantu benshi bakora ku buryo byongera ibyago byo kudasinzira.
iryo yari mistake ya gatanu. Ikosa rya gatandatu abantu bakunze gukora ni ikintu kijyanye no kwirengagiza ibintu tuzi neza ko bikora, wenda ukavuga uti n'ubundi ntacyo byamarira, n'ubundi ngiye birasi nabishobora. Ugasanga urabizi neza yuko gukora siporo ari kimwe bintu bishobora gutuma umuntu asinzira, ko biragoye kubikora. Kubera icyo uvuga uti oya ntabwo igihe cyari cyagera, bizaba biraza, nkeneye ibintu byoroshye kurushaho. Urabizi neza yuko ibintu bituma udasinzira wenda ari gukoresha inzoga cyangwa se kurara amajoro menshi, ugasanga ukavuga uti oya ibintu ntabwo nkeneye kubikora. Iryo ni ikosa abantu dukunze gukora ryo kwirengagiza cyangwa se kugabanya uburemere bw'ikintu, cyangwa se kwirengagiza akamaro ikintu cyakwiye kuba cyakumarira. Iryo ni ikosa abantu benshi dukora, kubera yuko mu mitekerereze ya muntu hari ikintu cyitwa bias, cyangwa se ni nko kwirengagiza ikintu cyakwiye kuba kigufitiye umumaro, kubera yuko ukigabanyiriza akamaro kacyo. Ntabwo ari cyo cyamfasha, ntabwo ari cyo nkeneye, igisubizo gikwiye kwizana mu buryo automatique. No, gusinzira niba birimo ikibazo, akenshi igisubizo kiba ari ikintu kigomba gukora, uba gishize mu mutima ukavuga uti dore izi nizo nama zikenewe kugira ngo ikibazo gikemuke, ukanazikora mu by'ukuri ukazishyira mu bikorwa. Inama ya karindwi ndetse ari nayo ya nyuma ni ikintu kijyanye n'imitekerereze. Hari umuntu usanga atekereza ati ngiyewe maze iki nasinzira ntabizigera bikemuka, cyangwa se ugasanga umuntu aravuga ati n'ubundi ngiyewe kuva kera rwose nsinzira nabi, ntabwo bizigera bicamo. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kijyanye n'imitekerereze, usanga waramaze kwemera yuko gusinzira bidashoboka, kandi akenshi ubwonko bukora ku buryo ikintu wizeye ari cyo kiza kuba. Nibwo ubwonko uti ntabwo gusinzira biri buze gukunda, akenshi ubwonko bushobora no kubyumva ukavuga uti ntacyo, reka gusinzira umunsi bigiye gukunda. Uburyo bwiza bwo kubireba, bwo guhindura imitekerereze nk'iyo, ni ukuvuga uti, ni ukubwira ubwonko uti umunsi gusinzira birashoboka, nubwo bishobora kugorana ariko nzi ko bishoboka. Umva utangiye kubihindura, kubwira ubwonko uti gusinzira byajyaga bingora mu gihe cyashize, ariko ntibisobanuye yuko igihe kitagira ngo nsinzire. Kubwira ubwonko uti gusinzira ni ibintu bishoboka, guhindura imitekerereze aho kumva yuko ari ibintu byarangiye byananiranye mu buryo bwose bushoboka ko nta kintu cyakunda. Iyo ni mistake abantu bakora, ariko nyine ni byiza no kuva ko na mistake zijyanye n'imitekerereze, kuko ni mistake abantu benshi tudakunze gutekerezaho kandi zishobora kuba ziri ku bantu benshi. Nirihe kosa wumvishe ushobora kuba ukunda gukora rishobora gutuma udasinzira? Se nirihe wumvishe ushaka gukosora? Nirihe wumvishe ushaka gukosora byihuse? Utubwire muri comments. Igihe ufite ibibazo bikuremereye bijyanye no gusinzira bishobora kuba bigoranye, iyi strategy ukabona ntabwo zikunda, ufite program aho ushobora guhura na psychologist, ndetse muhura iminota mike buri munsi mu gihe cy'icyumweru ikibazo kikaba cyakemutse. Urebe muri description, urebe niba link yarahageze, ubundi urebe niba ibisabwa byose ubyujuje kugira ngo ubashe kuba wakurikirana iyo program y'amahugurwa. Nitwa Gami the Psychologist, tuzongere tubonane utaha.